Fata telefone yawe utunze cyangwa se n'ikindi kintu cyose utunze mu rugo, nurangiza umbwire niba nta kintu ubona ufite cyo gushimira Abashinwa, cyane cyane ku Banyafurika. Impamvu mvuze kuri ibi ngibi ni iyihe? Ni uko nayo mbonye posite none ituma ntekereza ku kazi Abashinwa bakoze kuri iyi si. Ni ukuvuga ngo nayo mbonye posite ivuga ngo China opens first AI hospital with robot doctors caring for 3000 patients a day. Ni ukuvuga ngo bashyizeho cyangwa se bakoze ibitaro birimo abadogiteri ubwo baba AI cyangwa se ubwo bakoresha ubwenge bukorano, noneho ibitaro bishobora gukeyaringa cyangwa se gusavinga abarwayi 3000 ku munsi. Ni ukuvuga ngo nawe wumve byibura ako kazi Abashinwa baba bakoze. Okay. Ubundi icyo nabonye kuri twebwe Abanyafurika dushoboye ni ugukora amakritike ku bikorwa abandi bantu bakoze. Wenda akenshi na kenshi nk'iyo tugiye kureba dukora kritike zishingiye kuri ba boss bacu, ubwo no kuvuga ndavuga aba western. Mbere twaba tuvuga cyangwa se n'uyu munsi biravugwa ngo Abashinwa ngo ni abantu ngo badashoboye gukora, ngo bakora ibintu ngo bya pirate, ndetse hari n'abantu bajyaga bavuga ngo bakavuga ngo mu Bushinwa ngo batanga uburezi buri hasi. Ariko uyu munsi wa none dushaka kureba ni izihe kaminuza za mbere ku isi. Ntabwo zikiri za Harvard, ntabwo zikiri za MIT. Okay, muri media ni iza mbere, ariko tugiye kureba performance mu bintu biri gukorwa uyu munsi. Ni ukuvuga izo roboti zabaye developed hehe? Ni ukuvuga ngo zakozwe na kaminuza ya Tsinghua. Kaminuza ya Tsinghua ni kaminuza iri muri Beijing. Ni ukuvuga ngo akazi bakoze kugeza uyu munsi, reka fata iyo telefone yawe urebe, uhite wibaza, usubize amaso inyuma. Wenda sinzi ngo telefone itangira kuza wenda muri Afurika wari uzi ubwenge cyangwa se ntiwari ubuzi. Reka turebe wenda ku bantu bari babuzi, nk'abantu barimo wenda bakuru bafite imyaka igera muri 30. Ni ukuvuga ngo telefone ubwa mbere ngiye nyibona sibwo se nko muri 2005 je pense. Okay, simbizi, ntabwo nibuka igihe, ariko ndibuka telefone zitangira kuza hahereye kuri za Motorola nizo bitaga za Ericsson. Nizo umuntu yarayitwaraga akagenda ahengamye yabyimbye nyine atwaye n'amaboko, yatwaye gutyo kugira ngo abantu babone ko ari umuntu ukomeye. Kandi koko yabaga ari umuntu ukomeye, ntabwo telefone yapfa gutungwa n'umuntu uri in politiki, umuntu ubonetse uwo ari we wese. Iyo tekinoloji yabaye distributed iba ndetse ikwirakwizwa ku isi n'Abashinwa. Abashinwa iyo bataza kubaho, ngewe wowe cyangwa se n'undi wari wese ushobora kuba tutaratunga telefone. Ariko nanone nkongera nkakritika cyangwa se nkongera nkibaza African cyangwa se Abanyafurika, education yacu cyangwa se ibyo twita ama institution za research zimaze iki, zibaho cyane zibaho? Ese niba ziriho zifite akamaro, cyangwa ni ukujyamo nyine kugira ngo dukore copy paste y'ibindi yo kujya kwiga? Ni ukuvuga ngo niba ibindi bihugu bifite amakaminuza natwe tujyeyo. Wera dukuyemo South Africa, ubona izindi kaminuza zo muri Afurika ubona hari ikintu na kimwe zimaze? Kera nako ntabwo ari kera cyane, nize gukora proposal ya doctora, nshaka kujya kwiga doctora. Ndangije nakoze proposal y'uburyo nari uri kureba icyo gihe nari mfite inyuza anakoraga n'undi bakora harimo service z'ubuzima. Ukareba ugasanga umurwayi agiye ku bitaro, ahereye mu gitondo ategereje agejeje nimugoroba atarabona serivisi. Noneho niho igitekerezo cyaje, ndavuga okay, ibi bintu bishobora kuba solved cyangwa se nta bundi buryo bishobora kuba byakosorwa, wenda tutongereye ingano cyangwa se umubare w'abaganga. Nibwo na propoje, hari modo nyinshi za serivisi zishobora gukoreshwa, icyo kibazo kigakemuka, wenda bakoze investment mu buryo bwa software bwonyine, ndetse ibyo bintu bigasolvinga ibintu byinshi, bikagabanya amafaranga yarakenewe yo gukoreshwa ya bageti
ikindi bikongera icyizere cyo kubaho k'umurwayi. Noneho ndibuka iyo proposal sinzi wenda niba yari ikoze neza cyangwa itarikoze neza, ariko kaminuza nayoherejemo bahise bayemera, barayemeye ndetse nkora n'ibizami, ndetse hari n'aho nayitanze bahita bamanuza admission direct, ariko wenda kubera impamvu z'ubuzima cyangwa se zitandukanye wenda umuntu ntiyakomeza kubyiga ngo abirangize. Ariko ikintu nashaka kuvuga ni kimwe, hari umuntu w'umucuti wanjye w'umudogiteri nohereje iyo proposal ngo numve ikintu ayivuga, w'umudogiteri medicine ndetse na PhD muri medicine, ari n'umuntu ufite akazi keza rwose kandi uri mu mwanya mwiza wo gukora policies, nta nubwo yigeze ashyiraho na commentaire n'imwe. Ndavuga iti fine, kandi umuntu wize neza, wize ahantu heza, wakagombye kuba ari update ndetse yagombye kuba abona n'igikwiriye. Ndavuga iti fine, ndabyihorera. Noneho uhita wibaza, ubundi Afurika education yayo irahari cyangwa ntabwo ihari, cyangwa turimo abantu biga kugira ngo wenda bamugani umuntu azibonera akazi gusa, that's it. Ese abapolisi mbekabo cyangwa abakora ibikorwa remezo cyangwa se abashinzwe ibikorwa remezo mu mashuri bo bashinzwe iki? Ese abantu bakora ubushakashatsi mu makaminuza ya Afurika bahabwa iki, cyangwa se leta zibafasha iki? Cyangwa barafaburiya bakabishyira mu majano gusa bikarangira aho ngaho ntibizongere no gukoreshwa? Kuko iyo ugiye kureba buretse wenda dukuyemo wenda abenjeniyeri wenda muri civil engineering cyangwa se bashinzwe iby'ubwubatsi, abandi bose izindi domaine zose za engineering ziri useless, nta n'ikintu na kimwe zimaze. Icyo zimaze ni iki? Niba muri izi electronic yakombye kuba azi gukora computer, ntabwo yakombye kuba azi gukoresha computer, ntabwo ari umukonsumer wa computer. Icyo nicyo kintu ngarukaho mvuga ngo twagombye kuba turi gushimira uyu munsi Abashinwa babashije byibura gutuma natwe tugira access kuri technology, kubera ko twebwe aracyo twishoboreye, nta n'ikintu twari tumaze, nta n'ikintu tumaze. Hari ikintu ubuse umunyafurika avuga ngo hari ikintu amaze mu iterambere ry'isi? Nta na kimwe rwose. Dufite byose, dufite iki? Ariko ndi kureba perezida umwe niba ari ubanza ari muri Sudani, ariko uvuga ngo afite ngo ikibazo ngo bafite ngo ni ikibazo cy'amafaranga. Amafaranga nta handi ava, amafaranga ava mu gukora. Amafaranga ni production, kandi wowe ufite policy zo guteza igihugu cyawe imbere mu biganza byawe. Umwaka umwe, imyaka 2, 3, 5 igihugu cyawe kikaba gifite amazi mu gihugu hose, gifite amashanyarazi, gifite inganda, gifite ibiki, cyane ko bafite resources naturelles. Ariko ubwo impamvu mvuze ngo abanyafurika tugomba gushimira Abashinwa ni iyihe? Nuko Abashinwa iyo batabaho uyu munsi tuba turi kurebesha amaso yacu tekinoloji, tubyumva mu nzozi, cyangwa se nk'uko hari ibindi bintu nk'uko iyo twumvise ngo ibyogajuru ngo abantu bajya mu kirere, ngo ibyo ngibyo tubyumva nyine tubisoma mu bitabo, tukagira ngo rimwe na rimwe tubifata nka maji, ubundi tukabifata ko abantu bakora ibyo bintu ari abantu bakorera Satani ndetse batazabona n'ubwiza bw'Imana. Ariko yewe nkurikije akazi Abashinwa bakoze kuri iyi si rwose pe, Abanyafurika twagombye gusimira Abashinwa, kuko iyo batabaho iyi microphone ndi kuvugiraho simba mbasha kuyigura. Hari microphone agura amadolari 500, amadolari 1000, ariko umushoboka gukora microphone igura 50 by'amanyarwanda, batageze no kuri amadolari angahe, no ku madolari 100. Iyo ugiye kureba no mu buzima mbese muri domaine zose, uyu munsi Abashinwa iyo baba badahari hari ibintu byinshi tuba tudafite. Abashinwa rero muri abantu bo gushimirwa ku kazi mwakoreye isi, kandi ntabwo ari twebwe twenyine, n'Abanyaburayi. Abanyaburayi hari abantu ntabwo sosiyete yose ntabwo ifite ubushobozi bungana. Hari abantu baba bumva ibintu mu itangazamakuru nabo ubwabo, cyangwa se babibona n'abandi abantu babakiriho bafite ko batafite access. Ariko uyu munsi Abashinwa bagerageza gukora ikintu kigura amafaranga makeya ku isi hose, kandi noneho Iburayi bajyana ibintu bifite kariti, ntabwo bajyana nk'ibi bazana muri Afurika. Wowe aho wicaye ukuyemo ibintu bya kiritike byo kuvuga ngo urabona ngo Abashinwa ngo bakora ibintu bya pirate bitewe n'ubushobozi bwawe. Nose ari ukora ibintu bya pirate no kuba icyo kintu cya pirate utabasha no kukibona n'icya original udashoboye kugitunga, wahitamo iki?
ngewe mpitishijemo nahitamo gutunga ikintu cya pirate, uko nzambara twa dufaranga duke duke nkakigura kigasaza nkagura ikindi, gutyo gutyo, ko ntabwo nahitamo kubaho ntatunze n'ifoto y'icyo kintu byibura. Ngewe nuko mbyumva, wowe urabyumva gute? Abashinwa ntabwo bakwiye gushimirwa koko? Tubwire.